weho yego mu gihe umaze uri umuhanuzi ntago nzi ngo igihe ni ryari cyangwa se kingana gute ni cye kintu ubona kidasanzwe kuri pasiteri kidasanzwe mu bijyanye mu n'iki gusenga cyangwa se mu mpano Imana yamuhaye ni ukuntu atajya acika intege mu gusenga igihe cyose mbese ubona kubona umupasiteri afata iminsi 40 akiriza amasengesho agakora iminsi 40 ari imbere y'Imana agafata ibihe by'iminsi 7 akiriza ubusa ari imbere y'Imana abapasiteri babikora ni bake cyane ndabimushimira kandi Imana igikomeza imwongera imbaraga mu rugendo wowe igiye kureba ubusanga ni nk'icyo wakwigira kuri Pastor Laban ni ugusenga no gukorera Imana mbese uburyo atwaramo ibintu bye nanjye Imana izamfashe nzabigendereho iyo ugiye kureba muri sosiyete ubusanga muri sosiyete wamuvuga gute muri sosiyete ababaye mpuwe Pastor Laban navuga ko ari umuntu ukunda Imana ni umuntu usenga Imana yazi kandi asobanukiwe kuko hari igihe usanga abapasiteri bose bari hose ko bashizweho n'Imana hari abahamagawe n'amashuri abandi bamagarwa n'imiryango abandi baza mu gipasiteri ari uko babuze akazi rero we ibintu akora Imana yabimuhamagariye kandi Imana imufashamo icyo wenda icyo mbese ikintu muziho nta kwishushanya kuba kuri we ntako Pasi amakombe ya mikrofone sinzi hari abantu benshi wareze mu bo wareze mu bo watoje gusenga mu wakuje impano mu gihe umaze n'igihe kinini mu gihe twavuganye abantu batabyibuka neza bakurikire igana twagiye dukora iyo ubonye nk'uyu mwana uwo ni cyo kintu utekereza umwana umeze gutya akavuga ati nge nakwiga kuri pasiteri iki ngiki ngiyo numvise gutya cyangwa se ngabona bimeze gutya bindera imbaraga zo gukomeza kugendana n'Imana kandi ngizera ko nubwo ndagiye kuva mu mubiri kano kanya ariko ngizera ko nubwo nava mu mubiri uyu munsi nzi ko nakoresheje igihe cyanjye neza ku isi nzi ko nakoze ibyo nagakwiye gukora kuko uretse n'uyu hari n'abandi twabyirije ubutumwa barahinduka bakira Yesu umwami n'umukiza hari n'abandi b'abapasiteri hari abaririmbyi hari abantu twasengeye n'abakire n'abanyamamodoka ariko icyo nshingiraho cyane amamodoka n'amazu tubihabwa n'isi n'imigisha tubona hano mu isi ngenda kintu kinshimisha ngo kuba narigishije umuntu ijambo ry'Imana akakira Yesu umwami n'umukiza akazajya mu ijuru igihe cyose rimaze mu ivugabutumwa nzi ko nabwirije ibihumbi Pasi ubivuze neza wowe iyo urebye wenda nk'uko wenda wifuza uburyo wifuza uburyo uzava muri iyi si umeze ufite ibyo wagezeho ubona ibyo wakagombye kuba waragezeho byose urabisoje turebeye mu isi bifatika ndacyari mu rugendo ndacyari mu rugendo ndacyakeneye byinshi ndacyafite abantu bakiri bato wa mbere umufurangeri muri segonderi troisième ubanakeneye kazagera mu maboko 6 ngeneye ubushobozi bwo kubafasha umukurikireje n'abarataka segonderi n'undi mu bana 6 mfise ndacyakeneye byinshi imisi bifatika kandi icya kabiri bakeneye aho gutura harahari ariko ndabwo haraba ahahagije kuko bivuze nk'ari byinshi kibura cyane none mwisi rero y'iby'umwuka nda kindi kintu numva nsize imbere cyane ngo kubona ari wahinduka akakira Yesu Kristo burangiye ndamutse myikaritse ngabona abadamu baracyarwana ngabona abagabo baracyasinda bakiyambira ubusa mu muhanda mba numva ngigifite umutwaro mba numva ngigifite icyo gukora mba numva ngigifite icyo gukora David niyo mpamvu mwirifunga ry'insengero hano mu Rwanda zimwe na zimwe ariko si zose hari abapasiteri bagiye babona zifunze bagasimbukira mu bindi bihugu za Kenya za Uganda nogera ngiye kubwiriza ubutumwa ngagaruka ariko ngiye misiyo nyifite hano kuko bibaye ari kuvuga ubutumwa hano turacyafite abo guhindura turacyafite abo kwigisha ngo bahinduke ubwo rero ndabwo dukanzwe n'ibihe abo mu nsengero abo kubira muze mu nsengero ariko mu rugo barahari abo tuzabasanga mu rugo tubabwiriza ijambo ry'Imana mami tugiye kumva ijambo ry'Imana
ariko reka nguhe ino mahirwe niba ari ijambo wumva utarigeze ubwira pastor urimubwira nguhaye amahirwe pe tugiye kujya mu ijambo ry'Imana aka amahirwe yakoresha ukihari ubwe pasiteri ijambo mva mubwira ntawamenya ngewe ijambo nabwira pasiteri wanjye ariko si ubwa mbere ndimubwira ni uko mukunda kandi ndanamusengera Imana ijya imushigikira muri byose njya numva pasiteri wanjye Imana yazamugira neza umva nawe akaba umubosi akaba umubosi mu by'umwuka cyane pe reba n'ikoti yambaye rifite ibifungo 32 cyane nozi ikoti uzi ngo ni buri wese uryambara nari 32 kandi zirikane ko hano tuba duteze amati n'abantu benshi kandi baba bashaka ukuri yego rifite ibifungo nawe 32 kandi igifungo kimwe hariya ntago z'amafaranga kibara ariko nzi ko bya bifungo bihenze igifungo kirahenze nawe urakibona kirakinze ko gihenze Imana iri mu abantu bahita babikurura bareba uburyo bigenda biza gake gake kandi byose bundi twasenze tuburi pastor tunika rero mu ijambo ry'Imana niho nifuje ko waza kutuganiriza katubwira ijambo ry'Imana mu minota mike yadusigaranye gusitegera no mu 10 no kuri kw'Imana nibyo rwose reka turebe ijambo ry'Imana hano mu butumwa bwiza bwanditswe ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka mu gice cyaho cya 6 k'umurongo waho wa 12 murongo wa 12 atubwiye ngo 6:12 ngo nuko muri iyo minsi avayo ajya ku musozi gusenga avuga ngo gusenga akesha ijoro asenga Imana ijoro rikeye ahamagara abigishwa be atoranyamo 12 abita intumwa Simoni uwo yise Petero na Andereya mwene se na Yakobo na Yohana na Filipo na Bartolomayo na Matayo na Toma na Yakobo mwene Arufayo na Simoni witwa Zelote na Yuda mwene Iskariyo na Yuda mwene Yakobo na Yuda Iskariyoti wahindutse umugambanyi amanukana nabo ahagarara aharinganiye ari kumwe n'abigishwa be benshi n'abantu benshi bavuye Yudaya hose na Yerusalemu no mu bihugu by'Itiro na Sidoni hahereranye n'inyanja nini bazanwa no kumwumva no gukizwa indwara zabo kandi n'ababazwaga n'abadayimoni arabakiza abantu bose bashaka kumukoraho kuko imbaraga yamuvagamo ikabakiza bose ijambo ry'Imana. Titre cyangwa se indego cyangwa topic y'iri jambo ry'Imana navuze ngo Yesu aracyakiza. Yesu aracyakiza kandi uko yararejo no munsi ni kwari. Hano hari mu gihe cy'aba Petero n'aba Yohana ariko uyu munsi turi mu gihe cy'aba Labani ba Mami ba Davide nawe tukongeyeho rukututeza amatwi ikintu cyo gihe turimo. Yesu uyu rero ndabwa hinduka kuko we ni nyiribihe. Ni nyiribihe. Twebwe tugira ibihe tukibagirana, tugira ibihe ukagira imyaka ushaho ugira imyaka 800 ariko uzapfa. Uzapfa nasomye Bibiliya umuntu wagize imyaka myinshi wagize 980 arapfa. Ndawagejeje 1000 mwa. Yesu we rero uko yararejo n'uyu munsi ni kwari. Ndabwa hinduka kuko we akorana n'ibihe. Niyo mpamvu rani nasomye muri Bibiliya arambwira ngo Imana si Imana y'abapfuye kuko ni Imana y'abazima. Ni Imana y'abazima. Bariya twebwe tubara ko bapfuye ariko mu isi y'umwuka hari uburyo Imana ibaparataje, hari uburyo Imana izi ko bahari. Imana ishimwe cyane. Hano rero igitondo kimwe Yesu ngo abyiyumvamo ngo muri iyo minsi azamuka umusozi ajya gusenga akesha ijoro. Nukuri ndagira nibwirira isi nubwo itunani sikagenda igabanya ibihe byo gusenga nawe nubwo unaniwe ukaba utasenga ariko uwo twigiraho ni bose wacu Kristo Yesu. Buriya Davide namwe abantu muduteze amatwi iyo ngeze kuri Yesu ndamuvuga kuko Yesu vuga ngo Yesu uyu Yesu niwe bose wacu niwe tugenda tugira ikirenge muke.
ngo yakesheje ijoro ari gusenga akagukora ibihambaye kesha ijoro uri gusenga niba ushaka gukoreshwa n'Imana igomwe wigomwe ibitotsi usenga Imana niba ushaka gukoreshwa n'Imana igomwe rimwe na rimwe ibyo kurya usenga Imana. Imana ishimwe cyane. Hari umuntu duheretse guhura arambye ati pastor kuri kubyibuha atumanza baragabanije ibyo gusengamwa atiko tukuzi rwose kuri ndaragahanga none twatubona nakadakatangiye kuzana batumva tugendana gusenga ndacyasenga uko kiragenda nasengaga nava mu masengesho ngabura imbuto ngabura imbuto ngabura imbuto ngabura igi ryo kurya ariko umunsi ndimo ndasenga nzi ngo byibuze sindaburana na inanasi kawutamurone ndakabona ndakabona nyuma ngarye nje umuneke wa kamarasenge ubwo rero kana mbega ubwo mu minsi 2-3 ngaba nasubiye ku mwanya wanjye ibintu bikagenda neza ariko ibihe biracyakomeje huko nibwira abantu baduteze amatwi iki gihe nibwo ibihe nabyongereye kuko nabonye nabo gusengera benshi ndimusanze ni gusengera umuntu wa Australia nose uriya muntu abadayimoni namukubitiye hatabaye izo mbaraga zo gusenga nundi mu Rwanda no mu mahanga ubu uko mbona abantu benshi bo gusengera nanjye niko nzamuka mu bindi bihe byo gusenga kuko ngeneye ko bano bantu babone iki Imana ngeneye ko babona ubutabazi bw'Imana ngeneye ko babona ubuntu bw'Imana Imana igahabwa icyubahiro. Turacyasenga rero turacyabirimo nguko uyu mukobwa yavuze turacyabirimo uretse no kwisengera nabonye n'abandi bantu bo gusengera. David twigeze dusenga Imana wakubuka mu minsi 7-3 ukabona n'igikoma cya desa amafaranga 100 ngo ugure byose agafuka 100 n'agaswari kasafura unywa igikoma ariko tugasenga Imana ikatubwira ati ariko nzabagaburira muhumure. Uyu munsi se iswari irahari amayani yarahari ifu y'igikoma irahari twanywa igikoma. Imana ishimwe cyane. Umuntu rati amanya ndaheruka gusenga ko watangiye no kuzana amajigo bite koko nabatu gusenga ndabikomeje ntabwo nabireka uko nabonye birimo inyungu gusenga n'ubuzima gusenga n'imibereho. Yesu rengo akesha ijoro ari gusenga umva umusaruro wavuye mu uko gukesha ijoro ari gusenga. Icyambere yabanje gushiraho komite. Yesu yanze gukora ari wenyine ashiraho komite. Amaze gushiraho komite aravuga uti reka nze ndoremwe aba bantu benshi baje bangurikiye. Aratangira atoranya afata Matayo afata Luka afata Yohana afata Bartolomayo afata Yakobo afata Petero afata Andereya afata Simoni. Haleluya. Arangije mwabo 12 abagira intwara bati mwebwe mugomba kujya mugenda hafi yanjye mukanyigiraho aho ndyamye mukaba muraho ngandage mukaba muraho mukanyigiraho. Mana ishimwe cyane. Ngo amaze kubatoranya ngo aragenda ava aho yareriye mu kirahandi ngo abantu benshi cyane baraza. Mana ishimwe cyane ku murongo wa 17 hatubwiye ngo amanukana nabo ahagarara aharinganiye ari kumwe n'abigishwa be benshi n'abantu benshi vuga ngo benshi bavuye Yudaya hose ni Yerusalemu no mu bihugu by'Itiro ni Sidoni bihereranye n'inyanja nini bazanwe no kumwumva no gukizwa indwara zabo. Imana ishimwe cyane. Oya bazanwe no kumwumva no gukizwa indwara zabo. Wowe uretse no kutwumva wowe dukurikiye n'indwara yawe ishobora gukira. Mana nishimwe cyane. N'indwara yawe ishobora gukira. Dufite bihamya birenga 1 birenga 2 uretse no kutwumva n'indwara yawe ishobora gukira. Bano bantu ndago bagenjeje no kumva Yesu bana mwumvise ariko Yesu abakiza n'indwara. Ngana ku musozo ngo kandi nabababazwaga n'abadayimoni akabakiza. Abantu bose bashaka kumukoraho ku buryo buri wese yumva gashaka kumukoraho ngo kukimbaraga yamuvagamo yabakizaga bose. Mushiki wanjye ni wowe usigaye umaze imyaka urembejwe n'iyo ndwara umaze imyaka urembejwe n'ubugumba ye mukobwa batangiye kukwita amazina atandukanye
ariko humura batangiye kukubatiza bagateranyaho bakongera kuyo pasiteri yakubatize kuyo pasiteri yakubatije ariko batangiye kuba bagendanye n'igihe n'igihe ariko Uwiteka aje guhindura ibihe byemuko Uwiteka aje guhindura ibihe maze iminsi uri umushomeri Yesu ajya akiza n'inzara Yesu ajya akiza n'ubushomeri Yesu ajya yambura ubushwambagara akatwambika Imana igahabwa icyubahiro ntabwo Yesu aduha agakiza kuza ntabwo aduha ubuntu bwe gusa ntabwo oya Yesu akora byose mu gihe cya nyacyo Imana itwegere kandi itindane natwe reka dusoreze hano nimwakire ijambo ry'Imana Imana ishimwe cyane murakoze Yego murakoze Pastor kubw'ijambo ry'Imana mutugejejeho. Amen. Ndagira ngo tubasabe n'ubundi tunabinginge mudusige nimero yanyu ku muntu wifuza kuvugana namwe duhereye ku ya mami n'ubundi Pastor asoza nadusengera. Amen. Mami watubya nimero yakugira ngo umuntu wifuza gusengana nawe azakubone abone umuhanuzi w'Imana. Amen. Nimero yanjye yo nabonekaho ni 079 34 37 969 ariko abazajya duhamagara bafite gahunda ni ari ugusenga no gusenga ubwo twabyumvise murakoze ubiterekwa ntago yemewe hano natwe nimero zacu ni 0788 53 nsubiremo 0788 53 iboneka no kuri WhatsApp nguko yabivuze muke muduhamagara mutari kutugerageza yego ushobora kungerageza ngabibona icyo wanjakagaho ndukibone ariko uje ushaka Imana wikugirira ubuntu zabuntu ubuntu bw'Imana kandi Imana izatindana nawe murakoze cyane kadusenge dutandukane Mana turagushimiye izina ryawe niryubahwe kubana na mushiki wacu uyu nguyu kabana namwe ni data kabana n'uyu mugabo n'uyu mugore data batwese mucunguze myiza hano yicaye ku gitanda cyano yicaye muri saro yiwe hano arimo kugenda mu nzira hano ari mu isoko akorera hano ari muri market ahanda kuri imibereho ya buri munsi data uyu mwene data ndamusengeye izina ryawe nirishyirwe hejuru kandi Imana sengeye n'uyu muntu urwaye data ararwaye bamuye tarasiferi bamubwiye ngo natahe kuko babona uburwayi bwe atari ubwo gukira bamunaniwe ariko data batwese muri imbere aravuga ngo kwa dogiteri bananiwe kumana biracyashoboka hari uyu muntu birukanye bamuhaye warning y'ibyumweru 2 data batwese mwamudukunda hari uyu muntu bari gukora control ariko ndamusengeye mu izina ryawe rikomeye kugira ngo bana n'uyu mushiki wacu bana n'uyu mwene data mubera Imana mubera umucyo mubera ibyiringiro kuko Uwiteka Mana umuhembura umusubizemo ibyiringiro nguko ijambo rye ritubwiye Yesu aho yageraga abantu barahembukaga natwe iri jambo reka rihembura abana bawe reka rihembura abakobwa reka rihembura abasore reka rihembure buri wese data twese myiza fite ibyo yasengeye kabona bitari gukunda ndamusengeye mu izina rya Yesu Kristo ndamusengeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ndategetse ngo yakire ibisubizo by'Imana sumba byose urakoze kubana natwe urakoze kubana na mami urakoze kubana n'aba bose turi hamwe kubwa Yesu Kristo umucunguzi wacu amen.